Tayari Kigali umurwa tuwusesegayemo umurwa wa Kigali muratubona uburyo tumeze ni ibintu bimeze sawa kabisa. Welcome Rwanda, we here. Right, mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishani hirwe mu buzima mwebwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Aka kanya ndabamenyesha yuko aya masaha bibaye isa 7:30 Ashton Hall ariwe Kagarara Ashton Hall Indian bamaze gusesekara mu mugi rwagati wa Kigali cyangwa se bamaze kugera mu Rwanda rwa Gasabo rw'imisozi igihumbi. Umugabo witwa Kagarara nyuma yo gusanga Ashton Hall muri Ghana bagakomeza muri Mali, ubungubu icyifuzo cye kwari kumutembereza mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ubungubu bakaba basesekaye mu mugi rwagati wa Kigali aho bibaye saa 7:30 ariho bageze ku kibuga cy'impuzamahanga cyangwa se Kigali International Airport. Bakaba baje rero bagaragiwe mu byishimo byinshi cyane biri kubaranga ku maso. Kagarara wongeye kugaruka mu gihugu cye cy'amavuko, yabaye icyamamare ku rwego mpuzamahanga cyane, dore ko ari kugarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba mu mahanga. Ashton Hall, Ashton Indian, bakaba bose uko ari batatu bari gufatanya n'uyu munyamerika muri fitness cyangwa se uyu munyamerika usanzwe azwi ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro cyangwa se ku mbuga mu bikorwa ngororamubiri. Bakaba bamaze gusesekara mu mugi rwagati wa Kigali. Agaragenzwa n'iki cyangwa se aje gukora iki? Ni mu gihe umugabo witwa Rutambi wamenyekanye cyane muri mu mikino njyarugamba se cyangwa ngororamubiri, nawe amaze iminsi mu myitozo yitegura kuba yahura n'uyu nguyu Ashton Hall ndetse na Ashton Hall Kagarara ko we basanzwe bamenyeranye nyuma yuko cyangwa se imbere yuko yamanje no guhura n'uyu munyamerika n'ubundi Isho Speed. Ubungubu rero ibikorwa mu gitondo biraza gutangira. Ese biraza kugenda gute? Ese gahunda yabo ipanzwe gute muri iki gihugu cy'u Rwanda rw'imisozi igihumbi? Isho Speed twamwonyagera i Kigali bahita mwerekeza gusura ingagi cyangwa se itajya gusura Parike Nationale y'Ibirunga Bukeye bwaho. Ese abangaba bo biraza kugenda gute? Gahunda yabo bafite muri iki gihugu cy'u Rwanda ni iyihe gahunda? By'umwihariko itsinda rya Kigali Protocol Team rikaba ryabukereye aho ryari ryazanye indabo zo guhereza ibi byamamare bitatu bisesekaye ku butaka bwa Kigali, ndetse n'abanyarwanda batari bakeya baraye ku kibuga cy'indege bategereje ibi byamamare Ashton Hall, Ashton India. Aba bose bakaba bamaze kugera mu mugi rwagati cyangwa se bakaba bamaze kugera i Kanombe. Amakuru arambuye cyangwa se ibiganiro birenzeho kuri bo ni kuri Iris Rwanda TV. Ni mu gitondo cya kare ndabampabaye message on Iris Rwanda TV. Murarahariana.